Taylor Zakari uyu yayoboye igihugu cy'igihangange na n'uyu munsi kivuga ari kijyana na n'uyu munsi abenshi bashobora kuba bavuga ko kiyoboye isi. Uyu yabaye perezida wa 12 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1850. Uyu nguyu yayoboye igihe gito cyane ugereranyije n'abandi ba perezida bose bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko uyu nguyu yayoboye igihe kitarenga amezi 16 aza kwicwa n'indwara y'abanyamwanda, indwara iterwa n'umwanda, indwara ituruka ku mwanda nk'uko abenshi babifata muri iki gihe, korera. Ushobora kuba uri kwibaza ukuntu umuperezida nk'uyu wari uyoboye igihugu gikomeye cyane na n'uyu munsi kigikomeye, wari ufite abakozi benshi cyane, yaje kwicwa n'indwara y'umwanda byoroheje. Ariko si uyu muperezida gusa wa Amerika wishwe n'iyi ndwara, kuko na perezida Paul James wayoboye nawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kwicwa n'iyi indwara ya korera, indwara y'umwanda nk'uko abenshi babifata muri iki gihe. Abarenga 1,300,000 nibo bicwa n'indwara zituruka ku mwanda buri mwaka. Ibaze kuba abarenga 2,600,000 nta bikoresho by'amasuku bafite, harimo n'ubwiherero, nk'uko ikigo gishinzwe ubushakashatsi n'ubuzima World Health Organization kibivuga. Diyare, indwara ituma umuntu abura amatembabuzi n'amaraso, iyi iza ku mwanya wa 3 mu ndwara ziterwa n'umwanda zica kurusha izindi ku isi. Ushobora kuba uri kwibaza impamvu izi ndwara zituruka ku mwanda zikwirakwira mu buryo bworoshye kandi zikica abantu benshi, aho abarenga 1,300,000 bicwa biturutse kuri izi ndwara buri mwaka. Mikrobe cyangwa se amabakteri atera izi ndwara ntago agenda urugendo rurerure, ntago akwirakwira byoroshye ubwayo, ariko akanyamaswa gato cyane, akanyamaswa dusuzugura, akanyamaswa kuri iki gihe abenshi bafashe nk'agaturanyi, abenshi bafashe nk'akanyamaswa kadafite kinini kangiriza ku muntu, isazi. Akanyamaswa kabaye iminsi mike cyane, iminsi ibarirwa ku minsi 28 cyangwa se ukwezi kuburaho gato. Akanyamaswa kabyarira, gakurira kandi karira mu mwanda. Akanyamaswa gagufi cyane kuko gapima hagati ya milimetero 4 na milimetero 7.5. Akanyamaswa kadapima ibiro byinshi cyane kuko kabibarirwa mu magarama make cyane. Aka niko kagenda ibirometero byinshi gakwirakwiza indwara zituruka ku mwanda nka korera, dysentery na typhoid n'izindi ndwara zose zishobora guturuka ku mwanda. Ni mu kiganiro cyacu ubucurabwenge, muri kumwe nanjye Methode, tugiye kubagarukira kuri aka kanyamaswa, tubasobanuriye byinshi mutari muzi ku isazi, byinshi mutakozeho ubushakashatsi, byinshi mutamenye ariko bihari kandi bizwi na bamwe mu bashakashatsi ku isazi. Muri iki gihe abashakashatsi bari kwibaza niba aka gakoko isazi gashobora kuba kakwirakwiza icyorezo cya coronavirus. Ese wowe wibaza niba umubu n'isazi bishobora gukwirakwiza coronavirus? Rero muri iki kiganiro cyacu ubucurabwenge turaza kubigarukaho. Twabagiriye mu nda y'isi, twabagereye kure, tubarebera hamwe ibyo abashakashatsi bavuga kuri iki cyorezo cya coronavirus, niba gishobora guterwa n'aka gakoko, niba aka gakoko gashobora kuba kagikwirakwiza. Ni mu kiganiro cyanjye Methode, ubucurabwenge. Isazi ryo mu rugo rishobora kureba muri dogere 360. Ibi ni ukuvuga ko isazi rishobora kureba imbere, inyuma, iruhande rw'iburyo n'irw'ibumoso ritabanje guhindukira. Ushobora kwibaza igitera ibi. Isazi rigira uturahuri mu maso yaryo turenga 1000 cyangwa se utu twitwa lens. Umuntu we usanzwe nkanjye nawe tugira 2 gusa. Mu jisho ry'iburyo habamo kamwe, mu jisho ry'ibumoso hakabamo kandi, ariko isazi ryo rigira uturenga 1000 mu maso yaryo, nk'uko ubibona ku mafoto agiye atandukanye. Ibi rero bikaribashisha kuba ryareba impande zose ritabanje guhindukira. Isazi riboneka mu nyamaswa nkeya zishobora kureba muri roranti, nk'isazi n'amapusi. Ibi bibasha kubona ikintu mu gihe gito kandi bikabasha kuba byagikwepa. Isazi mu masegonda atarenga 0.001, nk'uko ikigo California Institute of Technology kibitangaza, riba ryabashije kubona ikiriteye, aho giturutse n'uburyo riri bubashe kuba ryagikwepa, maze iri sazi rikahita rigikwepa. Ni nayo mpamvu rero bavuga ko iyo ushaka kwica isazi ukubita imbere haryo, kuko kuri kubitaho riri amahirwe yo kurisangaho ni 7%, amahirwe make cyane, bivuze ngo ntago wapfa kurifatisha.
Ese waba wari uzi ko isazi ryumva uburyohe bw'ikintu rikoresheje ibirenge byaryo cyangwa se amaguru yaryo? Nk'uko bimeze rero ku bantu, abantu dukoresha ururimi kugira twumve niba ikintu kiryoshye, kibishye, kirura, kirimo umunyu cyangwa se kirimo isukari. Ariko isazi iyo rikigwa ku kintu, nubwo navuga urugero nk'umugati, rihita rimenya niba uwo mugati urimo isukari, uwo mugati urimo umunyu, uwo mugati niba ubiyihiriye cyangwa se uryohereye cyangwa se urura. Aho rikabasha kuba ryamenya niba riri bukirye cyangwa se ritari bukirye ako kanya, ritabanje kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose rikora. Ibi bigatuma gikora vuba cyangwa se kigira vuba mu rwego rwo kurya ibyo gishaka kurya. Ese wari uzi ko isazi rishobora kuba ryagenda ricuramye? Wowe gerageza ucurame, ufate umutwe ushyire hasi, amaguru yashyire hejuru, nta kabuza k'amaraso atangira gutembera agana mu mutwe. Nyuma y'akanya gato ukaba wagwa n'igihumure. Ariko isazi umutwe ujya hasi, amaguru akajya mu birere, kandi ntibigire icyo biritwara. Ikindi kintu gitangaje ku isazi ni uburyo ribyaramo cyangwa se ryororokamo. Isazi rimwe mu kwezi kumwe konyine ribasha gutera amagi 2,000. Nk'uko twabibonye, isazi ribaho iminsi 28 cyangwa se ukwezi kuburaho gato. Muri icyo gihe rero ribaho, ribasha gutera amagi 2,000 yose. Kandi nanone iri ni isazi ribayeho mu buryo bubi cyangwa se ribayeho ribangamiwe. Isazi rimeze neza, riri mu bushyuhe, riri kurya neza, iri ribasha gutera amagi 1,000 mu cyumweru kimwe. Ibi ni ugukuba kabiri. Isazi ribayeho nabi, bivuze ngo iri ryo mu kwezi kumwe ribasha gutera amagi arenga 4,000. Nawe ibaza amasazi yose aba ku isi, buri sazi ryose ribasha gutera amagi 4,000 mu kwezi kumwe gusa. Wibaza amasazi azaboneka ku isi, wibaza indwara zizakwirakwira hirya no hino ku isi. Ikindi kintu gitangaje ku isazi ni uko n'amenyo rigira. Isazi rero rikoresha agahombo rigira ku munwa waryo kugira ngo ribashe kuba ryazamura icyo rirya. Kubera ko nta menyo rigira, ribasha kuba ryata amatembabuzi ku cyo rigiye kurya niba gikomeye. Urugero ni nk'umugati, kijya kuri wa mugati kikawutaho amatembabuzi, uwo mugati ugasa nk'uworoha, kikawuzamurira mu gahombo cyangwa se agatibe riba rifite ku munwa. Ako gatibe niko rikoresha iryo sazi rirya cyangwa se rinywa nk'uko abenshi babyita. Isazi rero iri tubona ntago rijya kure ritereta, ahubwo isazi ry'irigore rigeze mu gihe cyaryo. Ubwo ndavuga mu gihe cy'imyororokere, rigeze mu gihe cyo gutera amagi. Iri sazi rikora umuhumuro bita feromene. Uyu muhumuro isazi ribasha gukora iyo irindi sazi riwumvishije. Isazi rigenzi ryaryo ry'irigabo rimenya ko isazi ry'irigore ryageze mu gihe cyo kororoka cyangwa se cyo kubangurirwa. Ahangaha nta kabuza isazi ry'irigabo rihita ribangurira iry'irigore akororoka ku rwego rwo hejuru. Kandi nk'uko twabibonye, 4,000 by'amagi agaterwa mu kwezi kumwe konyine. Ese ko twabonye ko isazi rishobora gukwirakwiza indwara zitandukanye, iri sazi rishobora kuba ryakwirakwiza icyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19. Abashakashatsi batandukanye babigiyeho impaka nyinshi. Abashakashatsi babiganiriyeho, bamwe batanga ibitekerezo byabo, abandi batanga ibindi. Ariko kugeza ubu ubushakashatsi buriho n'ubu ngubu kwemeza ko isazi rishobora gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus byabaye ibintu bigoranye cyane. Abashakashatsi ahubwo batangira kwibaza niba umubu cyangwa se mosquito ushobora wo gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus, kuko ufite aho uhurira n'umuntu cyane mu maraso n'amatembabuzi y'umuntu. Ibi bituma abashakashatsi babivugaho byinshi. Reka twumve icyo Dr. Frank McGoge abivugaho. Makuru meza nuko bidashoboka, nta buryo na bumwe umubu cyangwa se isazi bishobora gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus. Ibi ngibi reka tubyumvire ku mushakashatsi uba bigenewe. Icyorezo cya coronavirus ntabwo kirwarwa n'imibu cyangwa se utudusimba. Kubw'izo mpamvu rero utudusimba ntabwo tubasha kuba twagenda tugikwirakwiza hirya no hino. Nk'uko mubyiyumviye rero abashakashatsi babivugaho nk'uyu Dr. Frank McGoge. Rero mukomeze kwirinda mukurikiza amabwiriza n'amategeko leta ibaha. Ni mu kiganiro ubucurabwenge mwagezwagaho nanjye Methode. Niba wakunze ikiganiro ubucurabwenge,
gikorwa nanjye Methode, gikwirakwize hirya no hino n'abandi bagiye batandukanye babashe kuba bakireba. Kora like, share na comment, ushyire umwanya wa comment ikiganiro wumva twazagukoreraho ubutaha kijyanye na siyansi, cyane cyane kibanda ku buzima na tekinoloji. Naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha tuvuga ku bindi bitandukanye mu kiganiro ubucurabwenge.